Abanyarwanda n'isi muri rusange tugiye kwinjira mu bihe by'iminsi mikuru bisoza umwaka, ibihe bya Noheli n'Ubunane. Bamwe bamaze kwitegura, bamaze kurimbisha ingo zabo, bamaze kugura imyambaro igendanye n'ibi bihe. Gusa hari na bamwe batayemera, batazanifatanya n'abazizihiza iyi minsi mikuru, cyane cyane umunsi wa Noheli. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe zimwe mu mpamvu habayeho umunsi mukuru wa Noheli, impamvu wizihizwa, uko wabayeho n'ibindi udasobanukiwe ku munsi w'itariki 25 z'ukwa 12 2025 abakristo dufata nk'umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo, ndetse tubyibuka buri mwaka tukawizihiza buri mwaka kuri iyi tariki ya 25 z'ukwa 12. Nukurikira iki kiganiro urasobanukirwa ese ni ukubera iki habayeho Noheli, hakwiye gukorwa iki kuri uyu munsi, we nk'umukristo ukwiye gukora iki. Niba ufite amatsiko ntucikwe n'iki kiganiro, njye mugiye kubana ni Joshua, nkuhaye ikaze. Umunsi wa Noheli ni umwe mu minsi mikuru igize umwaka, wizihizwa n'abantu batari bake hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi abakristo bajya ku nsengero kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo, ndetse bamwe bagahana impano zitandukanye. Ese uyu munsi wizihizwa n'abakristo, inkomoko yawo ni iyihe? Ese wizihizwa kimwe hirya no hino ku isi? Bana natwe ugenda usobanukirwa, gusa kubana mu buryo bwiza ni ugukora subscribe, ukanda like, kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi bigiye bikumara amatsiko mu buryo buba bugiye butandukanye. Mu busanzwe ijambo Noheli rifitanye isano n'inkomoko mu rurimi rw'igifaransa Noel, naryo rigakomoka mu rurimi rw'ikilatini Natalis, bisobanura amavuka. Mu cyongereza bikaba Christmas, ndetse bamwe bagakunda kwandika Xmas, aho inyuguti ya X isobanura Christ, aribyo Kristo. Kwandika Xmas n'impine ya Christmas byatangiye mu kinyejana cya 16. Umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa n'abakristo ku wa 25 Ukuboza buri mwaka, hibukwa ivuka rya Yesu Kristo wavukiye i Betelehemu. Kuri uyu munsi abakristo bajya mu nsengero mu rwego rwo kwizihiza, ndetse hakabaho no kwishimisha n'imiryango yabo ndetse n'inshuti. Noheli ni umunsi uhuza abantu. Mu rwego rwo kwitegura uyu munsi, hirya no hino ku isi abantu bagura impano zitandukanye zo guteka amafunguro batari basanzwe bateka, ndetse no kwishimana n'inshuti zabo ndetse n'abavandimwe, batibagiwe no kujya mu nsengero bibuka ivuka ry'umukiza Yesu Kristo. Inkomoko ndetse n'amateka y'umunsi mukuru wa Noheli. Hari amakuru avuga ko iyi tariki ya 25 Ukuboza yaba ifitanye isano n'umunsi mukuru wizihizwaga mu bwami bw'Abaromani. Abaromani bizihizaga uyu munsi nk'umunsi w'ivuka ry'izuba ritaneshwa, bishimira ko izuba ryongeye kuboneka. Uyu munsi watangiye kwizihizwa nk'umunsi w'ikiruhuko ahagana mu kinyejana cya 4. Noheli yizihijwe bwa mbere ku wa 25 Ukuboza mu mwaka wa 336 nyuma y'ivuka rya Yesu mu bwami bw'Abaromani. Ahagana mu kinyejana cya 3 cyangwa icya 4 nibwo uyu munsi mukuru wa Noheli watangiye kwizihizwa nk'umunsi abantu bibukaho ivuka rya Yesu Kristo nk'umukiza, byemejwe n'umwami w'Abaromani Constante, nyuma biza gushimangirwa na Papa Liberius. Hari bamwe bavuga ko impamvu yatumye uyu munsi mukuru wa Noheli wizihizwa ku wa 25 Ukuboza buri mwaka kwari ukugira ngo uhuzwe n'umunsi wafatwaga nk'umunsi wa gipagani, mu rwego rwo gushishikariza abantu guhinduka maze bakaba abakristo. Ese uyu munsi mukuru wa Noheli wizihizwa gute hirya no hino ku isi? Sobanukirwa ubana natwe mu buryo bwiza, ukanda subscribe, mwibutsa gukanda like, ndetse usangize n'iki kiganiro. Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye uyu munsi ufatwa nk'umunsi w'ikiruhuko, ariko hari bamwe mu bihugu bidafata uyu munsi nk'umunsi w'ikiruhuko. Ibyo bihugu harimo nka Afghanistan, Ubushinwa uvanyemo imijyi ya Hong Kong na Macau, Irani, Ubuyapani, Mongolia, Maroc,
Pakistan, Vietnam n'ibindi byinshi. Noheri ni umunsi wizihizwa n'abatari bake hirya no hino ku isi. Uyu munsi kandi wizihizwa bitandukanye bitewe n'umuco w'igihugu runaka, aho usanga uko wizihizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitandukanye n'uko bigenda mu Budage, Uburusiya cyangwa Ubuyapani. Urugero ni nko mu Budage, mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi, abantu bahana impano mu ijoro ribanziriza Noheri, aho kuba ku munsi wa Noheri nyirizina. Uyu muco ukaba waraturutse kuri Martin Luther wavugaga ko Noheri igomba kuba umunsi wibukwaho ivuka rya Yesu Kristo, aho kuba umunsi wo guhana impano. Mu Budage kandi niho havuye ibyo kuzana ibiti bya Noheri mu mazu y'abantu, aho ibiti by'umutako byazanwaga mu ijoro ribanziriza Noheri, maze bigategurwaho imitako itandukanye rwihishwa n'umubyeyi w'umugore ku bw'abana be. Muri Polonye, ifunguro ry'umunsi wa Noheri ritangwa mu ijoro ribanziriza Noheri nyuma y'umunsi wo kwiyiriza. Buri muryango kandi utegura ifunguro rigizwe n'ibiribwa 12 bishushanya intumwa 12 za Yesu Kristo. Mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, harimo nka Norvège, impano za Noheri zitangwa mu ijoro ribanziriza Noheri. Mu gihugu cy'Ubuyapani, kubera umubare muke w'abakristo bahaba, ntabwo uyu munsi ufatwa nk'umunsi w'ikiruhuko muri iki gihugu. Mu Buyapani, Noheri ifatwa nk'igihe cyo gusangiza abandi ibyishimo, abantu bagahana impano ndetse bagakora n'ibindi birori. Mu Rwanda, mu rwego rwo kwitegura uyu munsi, cyane cyane abakristo bawizihiza bajya mu nsengero zitandukanye mu ijoro ribanziriza Noheri ndetse no ku munsi nyirizina. Hirya no hino kandi usanga abantu bajya mu masoko kugura ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'imyambaro mishya ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Niba hari igitekerezo ufite kuri uyu munsi wa Noheri, dusangize unyujije muri komenti. Niba uri mushya, nongere nkwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026.